inshuti zanjye ndabasuje mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Jesus, dear friends. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya w'inyigisho zica kuri channel yacu ya Faith TV. I welcome you to the teachings that pass through this Faith TV. By'umwihariko turashimira cyane abantu bamaze gukora subscribe, abaduha like, abatanga comment, abasangiza abandi izi nyigisho. Imana ibahe umugisha mwinshi. Especially we thank you for those who have subscribed, or those who like and comment. May God bless you so much. Kandi turashimira abantu badusengera. And we do also thank those who pray for us. Nzi ko hari benshi bafite umutwaro kugira ngo channel yacu ikore neza kandi ishobore kugera ku bantu benshi. I know there are some of you who pray for us and wish that this channel may work better. Rero muri urwo rwego tubasabiye umugisha mwese abadusengera kugira ngo channel yacu itere imbere. It's not in that case that we pray for you to be blessed, all of you who pray for us, so that this channel may work better. Mboneyeho kubasaba kudusengera cyane kuba twabasha kubona igikoresho cyiza gifata video, dukeneye kamera nziza iri ku rwego rwiza ituma amashusho dufata ashobora kugera ku bantu akeye kandi ameze neza. In that case, I request you to pray for us so that we will find the way of having a better camera so that the video that we take will be with a good visual acuity. Inshuti dufite hano mu Rwanda, the friends from Rwanda, inshuti ziri muri Afrika, ziri Burayi, friends from Africa, from Europe, inshuti ziri muri America, friends from America, by'umwihariko inshuti zacu ziri California, especially our friends from California, inshuti zacu ziri Holland, especially friends from Holland, inshuti zacu ziri Australia, our friends from Australia. Aho inshuti zacu ziri hose turabasabye muhagarane natwe gutuma tubona kamera nziza yo gutegura video nziza z'ijambo ry'Imana. Wherever our friends are, we request you to stand with us so that we'll be able to have a good camera so that we'll be able to produce good videos. Birashoboka yuko nawe Imana yanagukoresha. It's possible that God may use you. Bityo iyo kamera ikaboneka. So that we may have that camera. Uri nko muri Amerika ugakenera kudufasha kubona iyo kamera. When you are in America and you need to give a support in finding that camera, dufite inshuti ziriyo zishobora kudufasha gutuma itugeraho. We have friends there who can help us to have that camera. Uri Burayi, aho waba uri hose ku isi mu by'ukuri, wifuza kudutera inkunga watwandikira hanyuma tukakubwira uburyo iyo kamera ibasha kutugeraho. Wherever you might be, if you wish to give us support in terms of having that camera, you can write to us so that we guide you the way you can give your support. Kuko icyifuzo dufite gikomeye mu murimo w'ivugabutumwa dukora, haba mu itorero haba ndetse n'ibi byigisho dukora, dufite icyifuzo cyo kubona kamera nziza. Because our main wish in this ministry of evangelism, either in the church or outside of the church, we wish to have a camera so that our evangelism may go far. Reka nsengera abantu biteguye kudusengera no kudufasha muri kino gikorwa. Then let me pray for those who are ready to pray for us and supporting us in that activity. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Father, in the name of Jesus, ndagushima kubw'abana bawe wateguye kugira ngo dufatanye kubaka ubwami. I thank you for these people that you have prepared so that we work together to build your kingdom. Ndagushima ko uzakoraho kugira ngo igikoresho dukeneye cya kamera nziza yo kubaka ubwami bwawe no kuvuga ubutumwa bwiza, Mana buzakoresha ubasabimisha. I pray for the blessing for those who are going to use so that they will help us to have this material of camera for using your ministry. Buri wese uzagira icyo akora ahabwe umugisha mu izina rya Yesu. I pray a blessing for whoever is willing to do something for this ministry. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha inshuti zanjye. May God bless you so much, my friends. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana umwanya utari munini. So now let's talk about the word of God for a short moment. Nk'uko mubizi tubaha inyigisho zifasha abakristo, zifasha abana b'Imana kwisobanukirwa no gutuma bagera ku mugisha Imana yabateguriye. As you know, we give you the teachings that guide people to understand themselves
in the way they reach their blessings. Ni ukuvuga ngo tubaha inyigisho zatuma mu by'ukuri buri muntu aba icyo Imana yamuremeye kuba cyo. And normally we give you the teachings that guide everybody to realize what the plan of God for his life. Kandi ibyo byose bishobokera muri Kristo Yesu. And that is possible through Jesus Christ. Kuko turi abo Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tubigendereho. Because we are God's workmanship, and we were created for doing good deeds that God has prepared before through Jesus Christ. Buri wese rero yararemwe kandi aremerwa imirimo myiza, aremerwa kubaho mu buzima bwiza Imana yamuremeye. That means that everybody was created to do good deeds, and he was created to live a good life that God has prepared before. Rero ndashaka kuvuga ijambo ry'ubwenge rivuga uburyo wakongera kwatsa igicaniro cyawe cyazi. I would like to talk about something that may help you to light up your lampstand that has shut down. Ni gute wakongera kwatsa igicaniro cyawe cyazi? How can you light up your lampstand that was shut down before? Igicaniro mu by'ukuri ni umuriro uba ugomba kugumaho. Ni umuriro uba ugomba kwaka kandi ugahama waka. Mu gihe cy'Abisirayeli bari bafite igicaniro cyabo cyari igicaniro kigendanye n'umuriro w'Imana, kigaragaza umuriro w'Imana ugomba kuba ku nzu y'Imana. Normally the lamp should be burning. Like in Israel, they had the lamp and it should be always burning, and it was showing that the presence of God in the midst of the Israelites. Rero niyo mpamvu Imana yabwiye abatambyi ko umuriro ugomba guhora waka ku gicaniro. So that's why God told the priests that the fire should always be burning on the lamp. Wagomba guhora waka. It should always be there. Ibihe byose. Always it should be there. Kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare ko buri muri Israel. So that the goodness of God is revealed in Israel. Rero ndagira ngo tuganire kuri iri jambo umwanya utari munini. Therefore, I would like to share with you this word for a short moment. Tugiye kureba ingaruka zishobora kubaho iyo umuriro wazimye mu buzima bwawe. We are going to look for the disadvantages or the negative effect that may happen when the light of God has been shut down in your life. Hari ingaruka zishobora kubaho zatuma ubuzima bwawe butagenda neza kuko umuriro wazimye. There are negative effects that may come upon you when the light of God has been shut down. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Byahishuwe 2:4-5. Aravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere, ni uko ibuka aho wavuye ukagwa ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri buri gitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutiha. Revelation chapter 2 verse 4 up to verse 5, it says, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place." Rero urumva ko iri torero rya Efeso ryari rifite urukundo ryatakaje. Now you see, this church of Ephesus had the love that they lost. Urwo rukundo rero rwari nk'umuriro wari wamaze kuzima mu buzima bwabo. Now this love that was lost was the light that was shut down in their life. Rero ni ngombwa ko buri muntu wese amenya ko igicaniro cye kitagomba gutakaza imbaraga. So it's necessary that everybody must realize that his light should be always burning. Kuko igicaniro cyawe nicyo kigaragaza imibanire yawe n'Imana. Because your light is the one that shows your relationship with God. Imibanire yawe n'Imana izagaragazwa n'ubusabane ugirana nayo. Your relationship with God will be revealed by the time you spend with God.
niyo mpamvu hariya Yesu ababwiye ngo mfite icyo nkugaya, watakaje urukundo rwawe rwa mbere, wavuye mu rukundo rwawe rwa mbere. Urukundo rwa mbere ni uruhe? Ni itegeko rya mbere ryo gukunda Uwiteka n'umutima wawe wose, imbaraga zawe zose. So that's why Jesus was telling this church that I have something against you. You have forsaken the first love you had. This means that the first love was to love God with all your mind and with all your life. Rero ni ukuvuga ngo urukundo rwo muri itorero rya Efeso rwari rwaragabanutse. So this means that the love in the church of Ephesus was lost. Urukundo bakundaga Imana. The love that they loved God. Bari basigaye bakora ibintu mu buryo bw'akamenyero gusa. They were doing things as usual. Hari umuriro wari warazimye mu buzima bwabo. There was the light that was shut down in their lives. Niyo mpamvu tuvuga ngo kongera kwatsa igicaniro cyawe cyazimye. So that's why we are talking about reburning your light. Rero mu mutima wawe hagomba kwaka. So in your heart there should be burning. Iyo umukristo afite ubuzima bwiza, imibanire myiza n'Imana, afite umuriro w'Imana mu buzima bwe, hari ibikorwa bizagaragara. When the Christian is having a good relationship with God, there are activities that will be revealed. Kandi abantu benshi batangira neza bafite umuriro, bafite ubwo bwiza bw'Imana, ariko uko bagenda bamenyera ibintu bakagenda bagabanuka mu bwiza bw'Imana. There are examples of people who start having the goodness of God, but as they get used to that, they start losing that goodness and the goodness of God. Hari ibintu bine rero bishobora kuzimya umuntu bigatuma umuriro we ugabanuka. There are 4 things that may lead to the shutdown of the light of a person. Icyambere ni akamenyero. The first thing is getting used to things. Kumenyera ibintu. Getting used to things. Kumenyera iby'umwuka. Getting used to spiritual things. Imana ntabwo imenyerwa. Our God is not you are not supposed to get used to God. Ugomba kwibona nk'Imana idasanzwe mu buzima bwawe bwa buri munsi. You should always consider God as a special God in your life. Abafarisayo, idini y'Abayuda, nicyo kibazo bari bafite kumenyera Imana. The Judaism church, they had this issue of getting used to God. Mateyo 23 wabisangamo ukareba ukuntu bari basigaye bakora ibintu mu buryo bw'akamenyero. You may find this in Matthew chapter 23, how they did their things in a way of getting used to God. Benshi rero bagiye bazima n'abankurikirana n'abagiye bakamuka kubera kumenyera ibintu, ushaka kugira akamenyero. Most of them, their light was shut down just because they got used to doing things as usual. Ugomba guhorana inzara y'Imana. You should always be having hunger to God. Icya kabiri ni ugukunda isi cyane kuruta Imana. The second is adoring the earth rather than how you love God. Gukunda iby'isi. Loving earthly things. Gutwarwa n'isi. Being carried away by the earth. Ibyo byose bigenda bizimya umuriro w'Imana mu buzima bwawe. All of that are the things that take away the light of God in your life. Abaroma 12:1-2 atubwira ko tugomba kwishushanya n'ab'isi. Romans chapter 12 verse 1 up to verse 2, it tells us that we don't have to be similar to those in the earth. Ikindi cya gatatu ni uburyo tugabanya umwanya duha Imana. The third thing is the time that the way we minimize the time that we spend with Buri God. ikintu gifite agaciro mu buzima bwawe ni icy'umwanya munini. Normally something that is special in your life is that you give most of your time. Ikintu uha umwanya munini mu buzima bwawe nicyo gikomeye. The thing that you give much of your time is the one that is strong in your life. Rero Imana ifite umwanya ungana ute mu buzima bwawe? So now you should be asking yourself, how much time does God have in your life? Uburyo usenga, uburyo usoma ijambo ry'Imana, The way you read, the time you spend reading the word of uburyo God, uyikorera. the way you work for God. Icyanyuma, icya kane ni inyigisho z'ubuyobe. The fourth one is the what we can call evil preachings or evil teachings. Inyigisho z'ubuyobe nazo ziri mu bintu bigenda bizimya ubuzima bw'abana b'Imana. Also, the teachings that deceive people are the ones that takes away the light in the lives of the people. Iyo turebye Mateyo 7:15-16 atwereka uko abahanuzi baza bambaye impu z'intama kandi ari amaseka. Also, when we look at Matthew chapter 7, verse
umurongo wa 15 16. Chapter 7 verse 15 up to 16, it shows us about, it tells us about the false prophets. Rero tugomba kwirinda abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo bare kuzimya umuriro w'Imana mu buzima bwacu. So we should be aware of the false prophets so that they may not take away the light of God in our lives. Ese niba ibyo bihe by'ubukonje byaraje mu buzima bwawe, ni iki wakora kugira ngo wongere ucane umuriro mu buzima bwawe? So now if you have had this time of losing the light of God, what can you do so that you get back the light of God in your life? Icyambere wakora ni ukwihana. The first thing that you have to do is to repent. Niko Yesu yabwiye itorero rya Efeso ngo wihane ukore imirimo nk'iyawe. That's what Jesus said to the church of Ephesus, that repent and do the things that you used to do at first. Ibyahishwe 2:5. This is found in Revelation chapter 2 verse 5. Icya kabiri ni ukongera gukora imirimo nk'iya mbere. The second thing is doing things same as what you used to do at first. Biriya wagiye ureka ukabivamo, wararirimbaga, wavugaga ubutumwa, wakundaga umurimo w'Imana, wasomaga ijambo, wavugaga mbese iyo mirimo wakoraga kongera kwigaruka. Now this is doing the things that you used to do, like maybe you were a singer, you were evangelist. Now this is the time for coming back and do the same thing that you used to do before. Ibikorwa byose byiza wakoraga ku bwami bw'Imana kongera kubikora. All of those good things that you used to do for the kingdom of God, to do them again. This is found in Revelation chapter 2 verse 5. Icya gatatu ni ukongera ibihe uha Imana, kongera umwanya wo gusabana n'Imana. Now the third thing is taking much of your time having relationship with God. Spend your time with God. Kongera ibihe byo gusenga. Increase the time for playing. Kongera ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana. The time for reading the word of God. Kongera ibihe byo kuba uri kumwe n'abantu b'Imana. The time we spend with people of God. Kongera ibihe byo kuba wakora umurimo w'Imana. The time we spend doing the work of God. Mu mwanya ufite, rebamo umwanya wongera uha Imana yawe. In your time, you have to spare some time in doing God's ministry. Nukora ibyo ngibyo, hari impinduka zikomeye zaza mu buzima bwawe. When you do that, there are things, great changes that are going to come in your life. Mwese ndabifuza kongera kwaka. I wish all of you to write up again. Imana yongere yatse imitima yanyu. May God write up your hearts. Imana yongere gusuka umwuka wera ku buzima bwawe. May God pour upon you your life the Holy Spirit. Imbaraga z'Imana zize ku buzima bwawe. May the power of God come to your life. Amavuta y'Imana aze ku buzima bwawe. May the anointing of God come to your life. Umwuka wera bize mu buzima May bwawe. you be filled with the free Holy Spirit in the name of Jesus. Ongera uvuge mu ndimi. So speak in the tongues. Ongera uhanure. Give the prophecy. Ongera usengera abarwayi. You may also pray for the sick. Ubutumwa bwiza. You may stand up and evangelize. Ongera wumve ijwi ry'Imana. You may also listen to the voice of God. May God come to you in the name of Jesus. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. May God bless you.